urakaza neza kuri Behind World Show. Uyu munsi ngufitiye inkuru iri bukore ku mutima. Ndabizi neza nimba ufite umutima woroshye uri buze kurira. Uyu mugore utagira umutima yafashe umwana w'uruhinja amujyana mu ishyamba ryuzuyemo inyamaswa zuzuyemo ibikoko. Afata umwana amujugunya aho ngaho amusigaho agira ngo izi nyamaswa ziteze umwuka zimurye. Ariko Imana burya iba ifite uburyo ikora ibintu byayo. Ese uratekereza byaramuriye? Nimba rero ushaka kumenya uko byagenze, gumana nanjye 5 kuri 5. Reba iyi video guhera ku itangiro kugera ku iherezo uraza gusobanukirwa. Urakoze guhitamo Behind World Show. Igihe kimwe mu kavirage kamwe hari umugabo w'umuhinzi. Uyu mugabo yaramaze igihe kinini cyane ashatse umugore ariko ataragira umwana. Nyuma yaho rero umugabo yaje kugira inama y'uko yashaka undi mugore, avuga ati benda byibuze reka ndebe nimba uyu nguyu byakunda. Nyuma rero amaze gushyingirwa umugore wa kabiri, hashize amezi makeya, amasengesho y'umugabo w'umuhinzi yaje gusubizwa. Nuko rero wa mugore wa kabiri yaje kubyara umwana w'umukobwa mwiza cyane. Uyu mugabo yahise afata umwana nkaho ari ururabo ndetse ari umumarayika. Umuhinzi yarishimye cyane ndetse uyu mwana yahise amwita Ujala. Nuko rero ubwo wa mugore wa mbere yabonaga uyu mwana ari guseka ndetse ari kumwe na nyina, yatangiye kugira ishyari ryinshi cyane. Hashize igihe gito cyane umwana yatangiye kujya ahamagara papa we baba. Ibyo byonyine byatumaga umugabo w'umuhinzi yishima cyane akagira ibyishimo bidasanzwe, ariko byatumye umugore we wa mbere agira umujinya mwinshi cyane. Umunsi ku munsi ishyari ryanyiraga ryiyongera. Igihe kimwe rero uno mugabo w'umuhinzi ndetse n'umugore wa kabiri bari bahuze, yahise afata akana arangije aragenda ajya kure cyane mu ishyamba. Arangije ageze mu ishyamba akana akajugunya hasi, arangije agasigira inyamaswa arigarukira. Yasize Ujala mu ishyamba akeka ko ishyamba rizamumira bunguri agahera burundu. Bitangiye kugira nijoro, urabyumva ko akana kari kakiri gatoya gatangira kubona yuko katari kumwe n'ababyeyi bako, gatangiye kurira cyane. Umubiri wako kubera ko wari woroshye watangiye gukonja, utangira gusesa urumeza, intoki zitangira gutitira. Umwana yarashonje, nta kintu yari yariye. Nubwo akana kagezeho noneho karasinzira, ariko burya Imana igira imipango yayo. Amateka y'umwana aragitangira. Iri shyamba ryari ricecetse, usibye umuyaga ndetse n'amajwi y'inyamaswa yarari aho mu ishyamba yumvikanaga. Yaje kubyuka noneho abyuka ashonje cyane, atangira kurira, atangira guhamagara ngo baba, atangira gukambakamba aho ngaho mu byatsi mu mababi y'ibiti, ahamagara ngo baba baba, ariko nta muntu n'umwe wari wo kumwumva. Aho hafi rero mu giti kirekire hari inkende. Inkende yari iri aho ngaho yicaranye n'abana bayo. Nuko ubwo inkende yumvaga ijwi rya wa mwana, yaramanutse kugira ngo ize kumva, ize kureba n'iki. Nuko ubwo inkende yabonaga aka kana karyamye aho hasi ku byatsi, inkende yahise igafata, irangije irakazamukana iragaterura. Inkende yarazamukaga ikajya mu biti igakuramo imbuto, yarangiza igaha uno mwana. Yafataga imbuto yakuye mu biti yarangiza ikazikanda zikavamo ishiji noneho igaha uno mwana. Ujala rero yaje kurekeraho kurira, aguma mu maboko ya nkende, ndetse umwana atangira kumera nk'ameze neza nta kibazo. Ndetse uko inkende yamufataga yatangiye kwiyumva nkaho ari kumwe na mama we. Nuko hashize akanya gatoya Ujala yahise asinzira mu maboko ya nkende. Nuko uko amezi yagendaga ashira, inkende yagezeho noneho itangira gukunda wa mwana cyane. Iyi nkende yafataga uno mwana nk'umwana wayo ndetse ikamurinda izindi nyamaswa. Ikindi kandi nijoro yakoraga ibishoboka byose ikamutwikira, ikamufubika ku buryo aticwa n'imbeho. Kuva ku munsi wa mbere aho uyu mwana yaramaze gutabwaho mu ishyamba, ahangaha Ujala nta kibazo na kimwe yari afite. Hafi aho ngaho rero, hafi y'iryo shyamba, hari akazu kabagamo umugabo w'umusaza. Uyu mugabo yaramaze imyaka myinshi cyane yibera ahangaha asengera ubuzima bwe ndetse asengera umuryango we. Iyi nkende rero n'ubundi yari isanzwe ijya gusura uno mugabo ikamusura kuri aka kazu ke, ndetse rimwe na rimwe hari ubwo yajyagayo akayiha ibiryo bagasangira. Nuko ubwo rimwe ubwo umusaza yari yaragiye mu rugendo, agarutse yatunguwe no kubona ya nkende ije kumureba noneho mu rugo ifite umwana w'umukobwa mu ntoki. Nuko wa musaza arangije afata aka kana akambura iyi nkende aragaterura. Akigaterura karangije karamusekera, gatangiye kumukuraho n'udutoki twako nkaho gasanzwe kamuzi.
uyu musaza yahise yita izina aka kana Ujala bitewe n'ubwiza kari gafite, bimwibutsa urumuri. Nubwo atarazi aho aka kana katurutse, yabifashe nk'aho ari inshingano ze kurinda kano kana. Nuko bafatanyije na ya nkende ndetse n'uyu mugabo bakomeje kwita kuri aka kana Ujala. Nuko uyu mwana rero akurira mu maboko y'uyu musaza. Uyu musaza yafashe uno mwana nk'aho ari umwana we, ndetse atangira kumwigisha ibijyanye na nature, ndetse akamwigisha ibijyanye no kugira neza ndetse n'imyemerere yabo. Akana yaragasengeraga buri munsi, ndetse kakana nako kicaraga iruhande rwe kajya kigana amajesti ari gukora. Ya nkende yari yaratabaye uyu mwana Ujala yagumye aho ngaho, nayo yakundaga kuza ikaza kumureba. Iyo yabaga ari aho ngaho, yabaga ari gukina n'utwana twa ya nkende, bakurira ibiti bagashakisha ubuki. Imyaka yaragiye iratambuka, noneho Ujala yaje gukura ndetse avamo umwana w'umukobwa mwiza cyane. Nuko wa musaza arangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati Ujala, uru rumuri rw'iri shyamba, ahantu hose uzajya uzabaha urumuri ndetse uzabaha amahoro. Nuko umunsi umwe wa musaza arangije abwira Ujala ati mwana wanjye, ati ndashaka kuva aha ngaha nkajya mu kandi gacyaro, ndashaka kujya mu masengesho, ndashaka kujya gufatanya n'abandi bantu gusenga. Rero nzagaruka hashize igihe gitoya, ariko ntugire ubwoba, iyi nkende ndetse n'umuryango wayo bazakurinda, humura, kandi ndabizi neza buri kimwe cyose ukeneye kirahari hano. Nuko Ujala arabyemera, arangije yizera papa we nk'uko abimubwiye. Nuko wa musaza arangije amumugisha, aragenda amubwira yuko azagaruka vuba. Hashize iminsi Ujala ari kuba wenyine muri ka kazu, asangira na za nkende imbuto ndetse n'ibindi byo kurya. Umwana yagezeho rwose akunda ubuzima bworoheje bwo kuba mu ishyamba, ariko yarimo atekereza igihe papa we yazagarukira. Izi nkende zamwitagaho nk'aho ari famiye ye. Nuko umugoroba umwe ubwo yaragiye guteka, Ujala agiye kubona abona umwotsi uri kuzamuka ariko ari kure y'aho ngaho yarari. Yaragiye rero akurikiye uwo mwotsi, arangije asanga akandi kazu. Nuko ahasanga umukecuru ushaje ari hanze yicaye ari gufatisha umuriro. Nuko umukecuru arangije yumva ko uwo mwana ari aho hafi ye, arangije aramusuhuza, arangije aramubaza ati mwana muto, niki kikuzanye hano? Arangije wa mwana aramubwira ati umuriro wanjye wanzimanye, nkeneye ibifatisha mbashe kugenda nongere nkwatse. Nuko wa mukecuru arangije yubura umutwe areba wa mwana, arangije aramubwira ngo okay, nta kibazo, ndagufasha mwana wanjye, ariko mbere yuko ngufasha wamfasha akantu gatoya. Nuko umwana aremera. Nuko umukecuru yari afite imbuto yararimo asya ariko akoresha ibuye rinini, arangije abwira wa mwana ati wamfasha gusya zino mbuto. Nuko wa mwana Ujala arangije aramufasha, arasoza. Umutima w'uyu mwana ntabwo wari kumwemera ko yanga gufasha uno mukecuru. Nuko ubwo bwakomeje kwira, uyu mwana yatangiye kubona ibintu bidasanzwe kuri uyu mukecuru, abona uburyo ari kumwitegereza. Uyu mwana yari yishoye mu ibibazo kandi byari bimwegereye aho ngaho. Nuko igihe Ujala rero yararangije kumufasha ibyo yamufashaga, arangije yegera umukecuru, arangije amubwira ati ibyo wansabye nabikoze, none ntabasha kubona ibyo njya gufatisha umuriro wanjye. Wa mukecuru arangije amubwira ati wakoze neza mwana wanjye, ariko ushobora kumfasha kandi kantu gatoya? Urabona yuko nta mbaraga mfite, ndetse n'umutima wanjye ntago ukomeye, amagufa yanjye yamaze gusaza, ntago mbasha gukubura, wamfasha ukankuburira ahangaha? Ujala yabanje gusa nkaho ashaka kubyanga, ariko ntiyabivuga. Nuko arangije amubwira ati nta kibazo ama, ndagufasha. Ujala rero yatangiye gukubura, arangije ubwo yarimo kubura atangira kubona ibintu by'amagufwa, atangira kubona ibintu by'uduhanga bisa nkaho ari iby'abantu aho ngaho mu nkike, aho ngaho hafi y'ako kazu uyu mukecuru yabagamo. Ibi ngibi yabitekerejeho agira ubwoba, ariko uyu mwana yibuka ko gufasha abandi ari iby'ingenzi. Arangije arakomeza arakubura. Ubwo uyu mwana w'umukobwa yari arimo akubura, wa mukecuru atangira guhagarara, atangira kureba mu ishyamba, atangira kwivugisha ati yakagombye kuba yagarutse igihe yagendeye, we yagombye kuba ari hano. Nuko Ujala amaze gukubura yahise aza, arangije areba wa mukecuru aramubwira ama ibyo wansabye byose namaze kubikora, none ushobora kumpa
ibyo mfatisha umuriro wanjye nkagenda, ndashaka kugera mu rugo mbere yuko bwira cyane. Wa mukecuru arangije afata ishashi ashyiramo za grain, arangije aha uyu mwana w'umukobwa, arangije ndetse amuha ibyo gufatishisha. Ariko rero arangije aramubwira ati urabona izi grain nguhaye, ahantu uri bugende unyura hose ugenda uzinyanyagiza hasi, n'umugisha. Ndetse ikindi, izi grain ugenda uzinyanyagiza hasi ziraza kukurinda ikibi cyose. Umwana w'umukobwa arangije arabyemera, ariko ubona atabyemera neza, ari gushidikanya. Ujara arangije afata ya shashi yarimo grain yitonze, arangije ndetse afata ibyo kujya gufatisha umuriro we. Nuko wa mwana arangije afata inzira asubira mu rugo, ariko agenda anyanyagiza za mbuto nk'uko wa mukecuru yabimubwiye. Nubwo uyu mukecuru yagaragaga nk'umuntu mwiza, ariko ntabwo yari umuntu mwiza, ahubwo yari umushimusi, yari umuntu mubi. Ndetse grain yari yahaye wa mwana yagira ngo abashe kumenya aho uyu mwana atuye ndetse n'aho aturuka. Hashize akanya gato umuhungu we araza agaruka mu rugo avuye guhiga. Nuko arangije araza asanga wa mukecuru ari we nyina. Nuko nyina arangije atangira kumubwira ko aho ngaho haje umwana w'umukobwa. Nuko cya kigabo kirangije kiramubwira, mama, ibyo ni biki wakoze? Watumye umuhigo ugenda? Nuko wa mukecuru arangije amureba mu maso, aramubwira, ntugire ubwoba muhungu wanjye, namubwiye agende amena imbuto hasi mpaka ageze ahaba. Ubu rero biroroshye kugira ngo ukurikire imbuto umenye ahantu atuye. Ndabizi neza mu gitondo kiri bukurikire uyu mwana w'umukobwa araba yabaye iwawe. Uyu mugabo ntabwo yanategereje akanya gatoya, yahise atangira urugendo akurikira za mbuto, agenda ijoro ryose, agenda ishyamba. Ariko Bucara yari yamaze kugera mu rugo amahoro, ariko ntabwo yari azi ko hari ikibi kiri kumukurikira. Nuko arangije yaratetse agaburira inkende ndetse agaburira n'utwana twayo. Arangije arasenga, amaze gusenga ahita asinzira. Ariko nubwo yari asinziriye, haburaga gato ngo cya kigabo kigere kuri ya nzu. Ikindi kino kigabo nikiramuka kimufashe, ubuzima bwa Bucara ntabwo buzongera kuba ubuzima, buzaba burangiye. Nuko butangiye gucya, nuko Bucara yarabyutse, arangije atangira gutegura ibyo kurya ari busangire na za nkende ze. Ako kanya rero cya kigabo cyahise kigera kuri ya nzu. Bucara arimo imbere muri ka kazu ari guteka ndetse ari kumwe na za nkende. Yumvaga yishimye ndetse akumva ari safe, yabaga ari aho ngaho ndetse ari kubona za nkende ziri gukina hafi ye. Ariko hanze rwa rugabo rwari ruhagaze rucecetse, nta kintu rwari wavuga. Uru rugabo rwari rwahanze amaso ku rugi, rutangiye gutekereza ruvuga ruti byanze bikunze hano harimo umwana w'umukobwa ukiri mutoya, ngiye kumutsindira. Nuko cya kigabo kirangije gikomanga ku rugi, gitangira kumuhamagara ariko gikoresheje ijwi riri soft ryoroheje. Bucara mukobwa wanjye, fungura urugi, ni baba wawe. Rwatangiye guhindura ijwi, rutangira kwigira nkaho ari baba. Uyu mwana acyumva amagambo atangira kuyagereranya n'amagambo asanzwe yumva ndetse n'ijwi asanzwe yumva rya baba we. Nuko Bucara yumva ko atari we. Nuko Bucara arangije arahengeza mu rugi, arangije abona ikigabo cyogosha ubwanwa, cyambaye ingofero atazi atigeze anabona. Nuko uyu mwana ahise abona yuko uyu atari baba ahubwo ari umushimusi. Nuko Bucara arangije atangira gucira amarenga ya nkende, abwira ati ntuvuge, ceceka. Nuko cya kigabo cyananiwe kwihangana, ubwo Bucara yangaga gufungura, noneho gitangira gusakuza, gitangira kumubwira ati fungura urugi cyangwa se nduce. Nuko cya kigabo kirangije gikubita urugi, ariko ubwo cyakubitaga urugi cyarakubise, noneho gitagikubita ku cyuma, icyuma kimukata ikiganza ndetse urutoki rumwe rwe rutarucika. Ikigabo cyose kibabara cyane, kirangije kirirukanka. N'imbere Bucara yari arimo gutitira. Igihe rero yafunguraga urugi izuba rimaze kurasa, arangije abona urutoki rwa cya kigabo rwasigaye mu rugi. Nuko igihe rero yafataga rwa rutoki rwa mugabo, ese ajya kumva yumva hari ibintu bimufashe, bimufata mu rutoki, atangira kubabara cyane. Arangije yikubita hasi. Nuko za nkende zirangije tangira kurira, zitangira kumukorakora zigira ngo zimukangure. Nuko hashize akanya gatoya haje guca abahigi b'ibwami ndetse bari kumwe n'umwami. Uyu mwami rero akaba yari umwami mwiza wo muri ako gace. Nuko rero umwe mu bahigi abasha kubona yuko hari umwana uryamye hasi. Arangije abwira umwami
ati nyagasani hari ikintu kidasanzwe kiri kuba hariya, ese dushobora kujya kureba? Nuko umwami arangije arabyemera, barangije baragenda bajya begera ka kazu bajya kureba ibyo ari byo. Barangije bahageze babonye wa mwana ubyara, umwana mwiza, baratungurwa kuba basanga umwana aho ngaho mu buryo batizeraga kuko ashobora kuba ahari. Nuko umwami ndetse n'abahigi be barangije baramwegera, babona uburyo inkende ziri aho ngaho zamuzengurutse ziri kurira. Nuko umugabo umwe arangije ava ku ndogobe yegera wa mwana, nuko arangije atangira kubaza ati uyu mwana w'umukobwa ninde? Umwe mu baganga bari aho ngaho arangije atangira kureba ikibazo, nuko barangije babona yuko hari ibintu by'uburozi bwamugiyemo. Nuko arangije abwira umwami ati uyu mwana yarozwe, byanze bikunze tugomba kumurogora. Umwami arangije aramubwira ati bikore. Nuko umwami rero yahise aca bugufi, arangije areba wa mwana w'umukobwa. Nuko wa muvuzi wabo yahise akora ibishoboka byose aramuvura ako kanya. Umwana w'umukobwa ahita akanguka, arahaguruka. Agihaguruka za ngagi zahise zishima, zitangira gusakuza zishimiye ko wa mwana w'umukobwa ngiye akaba muzima. Umwami yaciye bugufi, arangije yitegereza uyu mwana w'umukobwa n'ubwiza afite. Nuko ujara yarangije arahaguruka aricara, arangije atangira kwitegereza abantu yabonaga badasanzwe aho ngaho. Nuko umwami aho yari ari aho ngaho imbere ye, arangije aramubwira ati wigira ubwoba, ngende umwami w'ubu butaka, twakubonye tubona utameze neza, turangije turaza turagufasha. Ese urinde? Ese niki cyakuzanye hano muri iri shyamba? Nuko umwana w'umukobwa Ujala arangije aramusubiza ati izina ryanjye nitwa Ujala, mba hano na baba wanjye, ariko ntabwo ari hano, yagiye mu indi village. Iyi nkende uri kubona aha ngaha yarankijije igihe nari nyiragahinja, rero iyi nkende ni nkaho ari mama wanjye. Umwami yahise atungurwa n'iyo nkuru uyu mwana w'umukobwa amubwiye, byahise bimukora ku mutima. Nuko umwami arangije aramubwira ati Ujala, ntago ari byiza ko umwana w'umukobwa yibana kandi akaguma hano mu iri shyamba. Ese waje tukajyana nkakujyana ibwami? Nshobora kujyana ibwami kandi nkaguha aho kuba kandi urinzwe ndetse umeze neza, nubishaka wazana n'inkende yawe. Ujala arangije aranga kubera yuko yakundaga wa musaza. Nuko arangije aramubaza ati ese baba wanjye nagaruka ntasange hano biragenda gute? Ese biragenda gute ibi biremwa by'ishyamba? Ibi byose byabaye nkaho ari famiye yanjye. Nuko umwami arangije aramusezeranya, nzohereza abagabo banjye babwire baba wawe yuko uri ibwami, kandi ikindi cya kabiri tuzashaka aho izi nkende zizajya ziba kandi ziri safe, zinitabweho. Uzaba urinzwe kandi baba wawe ashobora kuza akagusura igihe cyose abishatse. Nuko wa mwana arangije aremera, bamujyana ibwami ndetse bajyanye na ya nkende ariyo mama we. Igihe rero barimo bagenda bari mu nzira, ntago umwami yarimo yiyumvisha uburyo yumvise inkuru y'umwana w'umukobwa ndetse n'isura y'uyu mwana yari yamutangaje. Ubwiza yari afite, uruhu rwiza yari afite kandi yabaga mu ishyamba. Igihe rero bari bageze ibwami, Ujala yagaragaraga neza cyane, ubona ko ari umukobwa mwiza. Mama we aramwakira ndetse n'abashiki be nk'uko bisanzwe, ariko batangira kubaza ibibazo. Ko mama we arangije aramubaza ati mungu wanjye, uyu mukobwa ninde? Ese kuki umuzanye hano? Umwami arangije aramusubiza ati uyu mwana w'umukobwa ni umukobwa udasanzwe, rero nahisemo ko namuzana hano akaba umwe mu muryango wacu. Nuko mama we arangije amureba aramubwira, nimba ariko wabihisemo ugomba kumushyingirwa, naho ubundi abantu bazatangira kubaza ibibazo bibaze icyakora aha ngaha. Uyu mwami n'ubundi yari yatwawe n'ubwiza bw'uyu mwana w'umukobwa, noneho arangije yemera kumushyingirwa. Hashize igihe gitoya rero, ubwami bwahise butegura mariage ngo uyu mwami ashyingirwe n'umwana w'umukobwa. Nuko Ujala, umwana wakuriye mu ishyamba, yahise aba umwamikazi w'ubwami. Ariko nubwo byari bigenze gutya, ubuzima bwe ntabwo bwigize butandukana n'ibibazo. Umukwini wa mbere wari umugore wa mbere w'umwami yatangiye kumugirira ishyari. Nuko wa mugore atangira gushakisha uburyo yamushyira hasi. Umwami akishyingirwa uno mwana w'umukobwa Ujala, ubuzima bwahise buhinduka. Umwami atangira gukunda uyu mwana w'umukobwa. Ubwo rero ibyo byatumaga umwamikazi wa mbere agira ishyari ryinshi cyane ndetse n'umujinya. Ariko Ujala kubera ko afite umutima mwiza, ntabwo yigize akeka ko umwamikazi wa mbere ashobora kumugirira ishyari. Yumvaga bari inshuti nk'uko bari basangiye umugabo. Nuko rimwe umwamikazi wa mbere atumira Ujala ngo ajye gutembera ku kiyaga cyari kiri aho hafi y'ubwami.
nuko arangije abwira umwana w'umukobwa ati Ujara uri mwiza cyane, nitugera ku mazi ukaza kwireba ukareba isura yawe mu mazi uraza kureba ubwiza bwawe uko bungana, urasa neza cyane, uri mwiza bidasanzwe. Nuko arangije aramubwira ati reba mu mazi wirebe urebe ukuntu usa. Nuko rero Ujara adatekereje ibintu byinshi cyane yahise akurikiza ibyo amubwiye arireba. Nuko umwamikazi wa mbere arangije aramubwira ati reba neza, egera neza noneho nageza urebe isura yawe, wirebe mu maso urebe ukuntu usa. Akibikora gutyo umwamikazi wa mbere yahise amuhirika, arangije amugwisha mu kiyaga amusiga aho ngaho aritahira. Nuko Ujara yaguye mu mazi, arangije arasakuza arataka, nuko birangira amazi amukuruye aramujyana. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yari azi koga, byarangiye rero amazi amurushije imbaraga. Nuko uyu mwamikazi wa mbere biramushimisha kuko yumvaga ashaka kwikiza uyu mwana w'umukobwa. Arangije noneho agaruka ibwami, atangira kwigaragaza nkaho atazi ibyabaye, ariko ya nkende mama wa Ujara yari yabakurikiye, yabonye byose uko byagenze. Inkende rero igerageza gutabara Ujara ariko ntabwo yabishoboye. Nuko inkende yahise ikata nayo isubirayo, ariko isubirayo iri kurira. Nuko umwami ubwo yagarukaga avuye mu nama y'ubwami, nuko atangira kubona yuko ya nkende yababaye kubera ko Ujara adahari. Arangije arabaza ati Ujara ari hehe? Nuko wa mukwini wa mbere arangije arasubiza ati jye ntabwo ndahanari, wenda inkende yabibizi kubera yuko igumana nawe buri gihe. Nuko umwami aho ngaho yahise arakara, ntabwo yiyumvishaga uburyo Ujara yahita abura muri ako kanya, akandi akabura bitunguranye bitumvikana. Yahise afata abagadi be bose arababwira ati mushakishe hano ibwami ndetse n'ahandi hose yegeranye n'aka gace, mumushakishe mumuzane. Iminsi yaragiye iricuma ndetse havamo n'ibyumweru, ariko ntabwo bigeze bamubona. Ko umunsi umwe umusaza umwe w'umuhinzi ndetse n'umukecuru we bari gutambuka, uko bacaga munsi y'igiti bagiye kubona urubuto ruramanutse ruguye mu gitebo cyabo. Noneho ubwo barebaga hejuru bagira ngo barebe ikirumanuye, bahise babona Ujara. Ujara yari yarahisemo kwibera aho ngaho mu icyo giti. Amazi yaramujyanye arangije amukubita ku nkombe, amusize ku nkombe ahitamo kwibera mu giti. Yari amaze guhaga kubana n'abantu, yasaga nkaho yarambiwe no kubana n'abantu. Yarabizi neza ko bwa mbere abantu bamujugunye ndetse n'abandi bamutoraguye bagashaka kumujyana ngo bamubesheho neza, nabwo ahuye n'ibibazo barongeye baramujugunye. Yihitiyemo rero kwibera aho ngaho hejuru mu giti. Ubwo wa mukecuru na musaza bahise bamufata baramujyana mu rugo. Bamugejeje mu rugo batangira kumubaza ibye, ese ni gute yageze aho mu giti. Arabasobanurira, baza gusanga ari umukobwa wabo. Ahangaha wa muhinzi yarongeye arishima nyuma y'igihe kinini cyane yarihebye azi ko yabuze umukobwa we. Nyuma rero byaje kumenyekana ndetse n'ubwami bimenyekana ko Ujara yagiye ku babyeyi be. Umwami yihuse yahise yohereza intumwa ngo zigende zijye kumureba, zirebe koko nimba ari we. Nuko ziragenda zisanga Ujara niwe koko. Umwami yahise ahitamo rero ko agarura Ujara akaba umwamikazi, ahita ategeka yuko wa mwamikazi wa mbere bamubamba bakamwica nk'igihano cy'uko yagambaniye mugenzi we. Ubwo rero byarangiye Ujara abaye umwamikazi, ndetse ababyeyi be nabo barishima cyane baranagororerwa. Wowe rero uri kumva iyi nkuru, nawe ntagagombye kwiheba. Ibibazo wacamo byose, kure kose wahagera, ibigusteresa, ibishaka kukwica, igihe cyose utaravamo umwuka uba ugifite amahirwe. Isaha n'isaha ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Niba wumva wowe uri muzima ukumva nta hantu urwaye, izere yuko umunsi umwe uzagira ibyishimo. Wakoze rero kubana nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo. Ndizera neza nashidikanye yuko inkuru hari icyo wakuyemo ndetse ari icyo yakwigishije. Nyandikira muri comment section inkuru yagufashije iki. Wakoze guhitamo Behind the Walls Show. Nawe utaha. Ciao ciao.